Hari byinshi ukeneye kumenya uko bikorwa nuko wabyitwaramo. Agura ibitekerezo byawe hamwe na Hot Time TV. Ese wakora iki mu gihe ari umuntu ukubuza amahwemo ashaka ko muryamana? Birashoboka ko mu isaha hari umuntu wagutesheje umutwe yifuza kuryamana nawe. Kubuza umuntu amahwemo ushaka ko muryamana bikubiyemo gushaka ko muryamana kandi we atabishaka. Urugero nko kumukorakora cyangwa kumubwira amagambo yerekeza ku mibonano mpuzabitsina. Icyakora hari igihe kumenya aho ibyo bitandukaniye no gutera urwenya cyangwa kugira agakungu n'uwo mudahuje igitsina bigorana. Ikibabaje ni uko niyo urangije amashuri uba ushobora guhura n'abantu bakakubuza amahwemo bashaka ko muryamana. Icyakora niwigirira icyizere kandi ukamenya ko wahangana n'abantu nk'abo, bizatuma umenya uko wabirinda n'igihe uzaba ugeze mu kazi. Ushobora no gutuma badakomeza kubuza abandi amahwemo. Ugomba kwihagararaho. Iyo udahaye abantu gasopo bakomeza kukubonerana. Ubwo rero uba ugomba kugira ubutwari bwo kubabwira uti sinshobora. Ibyo ni imbyanga uzabibwira undi. Ntukagaragaze ko ushimishijwe n'urwenya abantu batera ku birebana n'imibonano mpuzabitsina, cyangwa ngo nawe utangire wifatanya n'ibiganiro nk'ibyo. Uramutse wifatanyije n'abantu baba bifuza kwitabwaho n'abo badahuje ibitsina cyangwa ukamarana nabo igihe kirekire, abakureba bazumva ko nawe ari byo wifuza. Nimba mbuzwa amahwemo n'umuntu ushaka ko turyamana, nahakora iki? Gira ubutwari maze ubwire uwo muntu ko utazakomeza kwihanganira ibyo avuga n'ibyo akora. Ubimubwire utuje ariko udaciye ku ruhande. Ibyo bituma ahita abona ko yakwibeshyeho. Uwo muntu niyongera uzakomeze guhangana nawe nta gucogora. Ese wakora iki igihe uwo muntu ashaka kukugirira nabi? Iki gihe ntuzahangane nawe, ahubwo uzahita uhunga maze ugishe inama umuntu mukuru wizeye. Ushobora kugisha inama ababyeyi bawe n'abarimu bawe cyangwa inzego z'ubuyobozi. Yari Hot Time TV, kandi subscribe niba unyurwa n'ibiganiro tugenda tuguhereza buri munsi uko bwije n'uko bukeye. Tuzongere guhura mu biganiro by'ubutaha. Hari byinshi ukeneye kumenya uko bikorwa nuko wabyitwaramo. Agura ibitekerezo byawe hamwe na Hot Time TV.